kwari kubasengera dusengera ibyifuzo byanyu tubabwira ngo hari n'ibindi Yesu yakoze n'iby'iwanyu ntabwo byananirana n'iby'iwawe ntabwo byananirana. Imana ibaha umugisha. Wowe wazamuye ikiganza komeza ukizamure n'ibyifuzo, muhaguruke dusengera ibyifuzo. Mana yacu uri yacu bwite, turagushimiye uyu mwanya mwiza, umwanya w'umugisha. Turagushimiye umwanya mwiza, umwanya w'umugisha. Tumaze kumva ijambo ryawe ritubwira ko hari ibyo wakoze. Turagushimira ibyo wakoze Kabeza, turagushimira ibyo wakoze Ngororero, turagushimira ibyo wakoze uduha ubutumwa bwiza. Turagushimira ubwami bwawe wazanye mu isi Yesu, kugira ngo natwe abariho none tube tucyumva ubutumwa bwawe. Turagushimira aya materaniro yabaye, turagushimira abantu bawe barahagurutse bafite ibyifuzo bitandukanye. Turinginze kugira ngo ubane nabo, ubaha amahoro yo mu mutima, ubeze ubatunganye. Abafite uburwayi wabere muganga, abafite ibibazo wabere ibisubizo, abafite imibereho mikeya Mana ubabere umutunzi. Turifuza ko wasubiza ibyifuzo, yaba iby'itoro rya Kabeza, yaba iby'amakorari, yaba ibyo mu buyobozi bwite bwa DPR, yaba ibyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba ibyo mu murenge turimo, ibyo mwaka kagari turimo, yaba ibyahereye mu mitima y'abantu. Ngwino ubane natwe Mana. Urakoze. Dusengeye mwene data nk'umwigisha, tugaburira ijambo ryawe Mana, ngo umushyigikire, umuhagarareho, ubane nawe, umurinde, umuragire intege yawe, ukuboko kwawe kube kuri we, ijambo ryawe rigwire, natwe amatwi yacu yo kumva no kumvira. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twongere dukomere Imana amashyi tuyishimire. Imana irakoze kandi n'umushumba wacu arakoze. Imana imuha umugisha. Ndashimira Yesu cyane kubera ko amaye uburyo bwiza bwo kuboneka hano Kabeza. Uyu mujyi ndawugenda cyane ariko n'ubwa mbere nkandagiye hano. Ndashimira Imana ikoze ibyo ngibyo. Imana ihabwa icyubahiro. Maze iminsi Nyamata kugeza ejo nijoro twari dufiteyo giterane, bampaye intashyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Kubo tutaziranye basanze namaze kwivuga, nitwa Jean Paul, ndi umukristo w'Inyarugenge. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ndi mu gitabo cy'abacamanza mu bice 15. Abacamanza bice 15, ndasoma mpereye ku murongo wa 14 ngeze kwa 20. Impamvu z'igihe cyacu dusoma ahandi turaza kuhasoma. Abacamanza 15 murongo wa 14 ndageze kwa 20. Adusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye, amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye. Ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, nukabona igufa ry'umusaya w'indogobe ararisingira aryicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicisha abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Ramatirehi. Murongo wa 18, agumwuma cyane. Agumwuma gahoro, agumwuma cyane, atakambira Uwiteka, aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica gwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakore, hari Lehi na bugingo n'ubu. Mureba ko kajambo kavuga ngo hari Lehi na bugingo n'ubu. Ntabwo uyu mwanditsi yasubiye i Lehi ngo amenye ko ayo masoko agihari, ahubwo yarakoze ihererekanya bubasha muri Kristo Yesu. Turi kumwe? Umurongo wa 20, nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya ari umucamanza w'Abisiraheli. Tuvuge ngo amen.
twongere ngo amena. Ngiye kuvuga amagambo menshi mu gihe gito kandi ndabishobora. Hari abo tumenyeranye, ndashaka kuza kwihuta, ndagusaba umwanya mutoya wo kunkurikira. Muri Kigali tugira utuntu twinshi tuturangaza, hari WhatsApp, hari Instagram, hari Twitter, hari message, hari anniversaire ziba ni mugoroba abantu batashye, ariko nyihanganire ngusaba umwanya, telefone rero ukuntu yigenza. Ushobora gushyiramo akantu k'akadege kugira ngo tuze kuganira umwanya mutoya, tuvanemo icyifuzo dusenge. Haleluya. Muri aya makuru dusomye ndashaka kuvugamo ibintu bine byonyine turi buvanemo. Iyo usomye neza witonze, icyambere ukuramo nuko Samusoni ari umwanzi nimero wa mbere. Ni umwanzi nimero ya mbere w'Abafilistiya muri kino gihe. Nusoma witonze uraza gusanga Samusoni ni umwanzi nimero ya mbere w'Abafilistiya muri kino gihe. Turi kumwe? Nukuvuga Abafilistiya batanga icyari cyo cyose, bashora icyari cyo cyose bakabona igihanga cya Samusoni. Ndumva nshaka kuvuga ibintu bikeya. Haleluya. Urumva uyu Samusoni muri kino gihe dusomyemo aya magambo ni umwanzi nimero ya mbere w'Abafilistiya. Kandi Abafilistiya nabo bashobora gutanga icyari cyo cyose kugira ngo babone igihanga cya Samusoni. Kubera cyari umwanzi nimero ya mbere, ni imbaraga z'udutendo, reka nkoresha ayo magambo, yakoze hagati mu Bafilistiya. Yarabishe abagirira nabi kuko Imana yabishakaga, bari barahinduye Abisirayeli banabagira n'abaretwa, ariko Imana imuhagurukije akoramo ibintu bikomeye. Baramufata baramuzirikana, bakajya babibwira n'abana ngo umwanzi nimero ya mbere dufite ni Samusoni. Turi kumwe bene data? Umunsi umwe rero bamenya amakuru ko ari mu buvumo, batera Abisirayeli barababwira ngo nta wundi dushaka, ntidushaka inkoko zanyu, ntidushaka amasambu yanyu, ntidushaka n'inka zanyu, turashaka Samusoni. Ngo Abisirayeli 3,000, Abayuda 3,000 bajya kumushaka mu buvumo, bamukuramo bajya kumushyikiriza Abafilistiya. Niho rero dusomye bamugejeje Abafilistiya bari bamuboshye imigwegwe n'ibindi, ngo umwuka w'Imana amuzaho cyane. Imigozi n'imigwegwe ngo birashirira, ngo bimera nk'umuntu wikiza utuntu tworoheje. Ngo arangije Samusoni natunguwe, ngo agafata igufa ry'indogobe ari kubita abantu 1,000 barapfa. Nimutekereze ko abantu 1,000 ari abantu bake, ngo ari kubita abantu 1,000 barapfa. Icyanteye ubwoba mundebe hano nyibabwire, bakimara gupfa Samusoni ngo agumwuma. Samusoni agwa umwuma. Mundebe hano babwire, nta rwego rw'umwuka ruriho, nta mavuta ariho, nta bihe umuntu agira muri iyi si adashobora kugumwuma, adashobora kunanirwa. Igikomeye si ukunanirwa, igikomeye ni ukumenya ko wananiwe. Haleluya. Aririmbye bene data mwadusuye, igikomeye ntabwo ari ukunanirwa, kuko twese turananirwa. Ndaza kubabwira impamvu zituma tunanirwa. Igikomeye ni uko umuntu amenya ko yagize gute, ko yananiwe. Samusoni amaze kugumwuma ngo agira ubwoba, aravuga ngo Mana, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, niwemere ko ngwa mu maboko y'abatarakebwe. Nakunze Samusoni cyane. Samusoni nubwo aguye umwuma, ijambo rya mbere arabimenye ko yaguye umwuma, ijambo rya kabiri amenya ko Abafilistiya bagihari bashobora kumugirira nabi, amenya ahantu ibanga riri ryo kongera gusubizwamo imbaraga, ahita ajya imbere y'Imana arayibwira ngo Mana, niwemere ko ngwa mu maboko y'abatarakebwe. Mu magambo nakunze, Imana yaraga mu ijuru ngo itifukura amariba irehe, nganywa amazi ashira inyota. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka kuvuga utuntu dutoya nitonze. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya.
hari abantu batagize icyo batwaye satani cyane. Uriho murabyumva? Hari abantu bafite icyo batwaye satani cyane, ariko hari n'abantu badafite icyo batwaye satani cyane. Kandi mu bintu byantunguye muri iyi nyigisho nuko buri wese agomba kwimenya, akamenya uruhande aherereyemo. Ukamenya niba ufite icyo utwaye satani cyane, ukamenya ko ntacyo umutwaye. Kubimenya ni ngombwa, ni itegeko. Mu bantu batagize icyo batwaye satani cyane, nasomye muri Bibiliya, kuko buriya ninda ikiri mu nda ihangayikisha satani. Abavuga ati uyu muntu Imana yamugendera akazavamo pasiteri, yazamuhangayikisha. Imugendera akavamo umuririmbyi muri Jehova Nisi, yazamuhangayikisha. Ariko ntabwo abahangayikisha satani cyane. Mu bantu rero ndavuga ibyiciro bitatu byonyine kubw'imbaraga z'umwanya batagize icyo batwaye satani cyane. Cyiciro cya mbere nabonye muri Bibiliya ni umuntu wigeze kugira ubuntu bwinshi bw'Imana, akabana n'Imana, akaza kugwa mu cyaha, yarangiza kugwa mu cyaha akabyubakiraho ntabyihane. Ni umuntu wubatse ubuzima bwe ku kinyoma. Wubatse ubuzima bwe hehe? Nari ndimo soma mu minsi yashize ndatungurwa. Najyaga nsoma inkuru za Dawidi ariko sincukumbure cyane. Ngira iminsi rero ndacukumbura. Dawidi ni umwe mu bagabo baririmbye mikitamu ya 18. Nibaza ko umukozi w'Imana uri iteraniro watinyuka kuyiririmba. Yaravuze ngo Mana, gukiranuka kwanjye niko kwatumye ungororera. Sinibaza ko muri mwebwe harimo umuntu wabiririmba. Dawidi ni umwe mu bagabo bari bafite imbaraga iwabo batazi na satazi. Intare n'idubu zari ziza bamwishyamba. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe cyari igihe cyo gutabara kw'abami ba Isiraheli. Mu yandi magambo ntawagombaga kumusimbura ku rugamba. Ndeba hano tuvugana amakuru bene data. Nubwo turi mwisuba n'abantu bafinina, abantu banebwa, ariko ntawe uzagusimbura ku rugamba rwawe. Intambara y'umwuka ni umuntu yirwana ku giti cye, nta muntu ushobora kugusimbura. Dawidi rero ngo yohereza Yowabu. Muzi impamvu? Mushumba yayivuze. Buriya tugira iteraniro rya kabiri wacu Nyarugenge, mushumba arahaza. Kugira ngo ndyigishe riravunanye, kuko rizamo abantu bahaza no gufashwa bararira. Hallelujah, I thank you Jesus. Oh hallelujah. Nutwo tuntu tuba turi mu iteraniro rya kabiri bisaba umwuka mwinshi. Ntago wapfa kuzamo nka korari ngo upfe kuririmba. Ni abantu babigiza ikigeragezo kiba mu materaniro ya kabiri n'ugukandagira umuntu. Umuntu afite inkweto iteye. Abantu babaje mu materaniro ya kabiri basohokanye abana. Iyo utarasubizwa muri Nyarugenge ushobora kuza mu rya kabiri, birashoboka n'irya mbere, ariko akenshi wiyizira mu rya mbere. Rya kabiri rizamo abantu bafite gahunda zo gusohokera kuri Simba, bafashwa bakarira. Ntabwo umuntu yabasaba Imana umuceri ngo afashwa arire. Muzi impamvu baba batinze? Baba banje muri siporo. Muri uyu mujyi dufite siporo wenda Ngororero ishoboka ko itarahatangira ariko zirahari. Hari zo bita night run, ni za nijoro z'abantu bahaza. Hari nabo nyuzeho mu kanya ndi monsi bari mu gasiporo tu. Ntiwaba utahaze uri ku musozi ubwira Imana ngo mu muceri ngo ujye muri siporo. Ntibibaho. Dawidi ageze muri ibyo bihe ndazakubabwira amagambo akomeye. Imana imugiriye neza, imugendesheje urugendo rwo kuva mu ishyamba ibwa, imaze kumugirira neza imuha izina rikomeye muri Isiraheli. Satani aramwegera aramubwira ati Dawidi uhora urwana intambara, wafasha akaruhuko gato. Kandi nabibabwiye nta muntu uzagusimbura ku ntambara yawe. Dawidi ajya kuryama, yohereza Yowabu umugaba w'ingabo, ari we bagomba kujya ku rugamba. Mbabwira ijambo nkiri hano, Imana izakurindira aho yakohereje, aho wiyohereje uzimenya. Haleluya! Niba turi hano kuko Imana yahatwohereje, nimuhumura ntimugire ubwoba bw'abana. Hari imbaraga z'amavubi zibarinze kuko turi muri gahunda y'Imana. Imana imfashe mbigishe nk'abasaza biwacu sinze kubasindira. Nabonye harimo abashumba bakuru. Haleluya. Dawidi ngo asigaye mu rugo, yari yujuje inzu nziza mu rurembo rwa Siyoni.
y'imyerezi ya etaje, ahantu hagarara ukareba mu rugo rw'umuturanyi. Dayimoni yatumye ajya kuryama, inamuvana mu buriri, ngo arimo atembera ababonye umugore woroheje w'umusirikare we muto witwa Uriya. Dayimoni aramubwira ati ariko wamufashe, urumva Imana ikurindira aho yakohereje. Ubwo Imana ari kumurindira ku rugamba, kuko yasigaye mu rugo nta burinzi buhari. Ngo ahita abona umugore wa Uriya. Mwibaze Dawidi umunyamwuka waririmbye ngo gukiranuka kwanjye niko kwatumye Imana ingororera. Dayimoni aramubwira ati bikora ariko ntibitinda. Ndeba hano mbigisha akantu. Iyo Satani yakubuze kubera kumuhangayikisha, iyo yakubuza akaramuka agufatishije, murangurikiye, abazi neza ko imbabazi z'Imana zishobora kukugarukaho, ariko akubikamo ikintu ku buryo niyo uhagaze ukavuga aravuga ngo roha nanjye turaziranye. Ni nayo mpamvu mubona abantu bamwe buzura umwuka wera bafinina. Ni ukubera iki? Atangira kuvuga ati rabishako, Dayimoni agahita amubwira toroha, oroha turaziranye. Narababaye cyane. Dawidi mwe akimara gusambana nawe amutera inda, Dayimoni aramwegera amubwira ati bakuzi nk'umunyamwuka, bakuzi nk'umuntu ukorera Imana mu buryo bukomeye, bakuzi nk'umuntu wera mu maso y'Imana. Namwe mwibaza umugabo Imana yavugaga ku rugamba adahari, ikavugana na Sawuli ikoresheje Samweli, Dawidi atahari ari mu ishyamba. N'umuntu Imana yashimye ikamushima adahari. Ngo akimara gusambana, Dayimoni aramubwira ngo none hari ibintu nshaka gukora, tumizaho Uriya ave ku rugamba, umuhekeya ariko ibitsemo uburozi. Yihe amutekereje ibyo kurya abyohereza iwe, anamwohereza iwe. Ariko Imana ntigirenganya, ntishobora gufata icyaha cya Jean Paul ngo kikwitirirwe. Haleluya. Imana irakiranuka mu byikora byose. Uriya ntiyagiye kuryama iwe, yaryamanye n'abasirikare aho ngaho ku irembo. Dawidi arabimenya, amenya ko indi itazitirirwa Uriya. Yari ari mu tekinika, ariko Imana ni umucamanza utabera. Bibiliya iravuga ngo arangije ku munsi wa kabiri, abakozi b'Imana ntibagasoma cyane ariko naragasomye mu minsi yashize, ngo azana ibintu bisindisha bikomeye. Murebe Dawidi umunyamwuka asindisha Uriya kugeza ku rwego atubwenge, kandi kubera ko yaramaze iminsi mu ntambara, gusinda byari byoroshye. Nta biryo yariye, ntabwo yaraherutse kurekipera nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda cy'Igifaransa. Arangije ngo arasinda, ariko asinze asinda adatahiwe, ko Imana ntishaka ko inda yitirirwa Uriya. Imana irakiranuka. Ngo asinda ajya kuryama ku irembo, Satani aramwegera amubwira ati rero tekinika umwice. Ndimo ndavuga igihe umuntu ntacyo atwaye Imana cyane, ni igihe ubuzima bwe buhise bwubakirwa ku kinyoma. Bibiliya iravuga ngo arangije igihe kigeze ngo yohereza inzandiko, bashyira imbere Uriya, baramwica arapfa. Bamaze gupfa, abantu mwasomye Zaburi 51 murongo wa 16, mwarahasomye, aravuga ngo wankiza urubanza rw'inyama y'umuntu, nahera ko nkaririmba indirimbo zo gukiranuka. Abahanga mu by'indirimbo cyangwa inspiration z'indirimbo, kuko murana baririmbyi benshi, bavuga ko iriya ndirimbo yaje ari mu bukwe, yakoresheje ubukwe bwihuse ngo batazavumbura ko yamuteye inda, bazavuga ngo mama. Kandi mu bukwe hari ibintu byavugwaga, baravuga ngo Dawidi n'umwana mwiza acikura abapfakazi b'abasirikare bato. Ariko arabwenge we n'Imana na Satani nayo wabo bakaba babiziranye ko ari cyakoze, ngo akora ubukwe burimo ibikabyo byinshi. Simbizi niba bari kwiyakira, barimo barya inyama, aho kubona inyama y'inkoko akabona inyama ya Uriya. Aravuga ati Mana unyijije inyama y'uyu muntu, nakongera nkaririmba indirimbo zo gukiranuka. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo naguha ibitambo, nubwo natumira igihugu tukaririmba ngacuranga, umutima umenetse ushenjaguwe ni utazasuzugura. Agira ubwoba. Muzasome Zaburi 51 umurongo uri hejuru, aravuga ngo Mana ntunkureho umwuka wawe wera, wongera umpe kunezezwa n'agakiza. Ngo yarabihataga bikananirana. Mbabwira icyantunguye cyanteye ubwoba, mbabwira icyantunguye, Imana ni inyembabazi ku rwego nubwo umuntu yagwa akagera kure, serivisi zo kumugarura Imana irazimwegereza. Nubwo waba waraguye ukagera kure, serivisi zo kugarurwa n'Imana, Imana irazikwegereza. Ngo umunsi umwe Imana ituma umuhanuzi, naratangaye, barokore mundebe hano mbigisha, ndi umwadeperi ku Gahuru, adeperi ndayizi,
nabo abantu twabanye baranzi. Yesu ashimwe. Uzi ko Imana itumye umuhanuzi Dawidi yigize umunyamwuka, babyita jijishaje, kujijisha. Mbabwira ikimenyetso abantu benshi bajijishirizamo abapantekote, kuvuga mu rurimi rushya. Namaze iminsi nigisha muri Pantekote, nabwiye abarokore bose abanyumva n'abazanyumva, ndababwira ngo kuzura umwuka wera kavuga ururimi rushya ni ikimenyetso cyiza, ariko si cyo gihamya ko hawe imbaraga z'umwuka wera. Icyerekana ko umuntu yawe imbaraga z'umwuka wera nuko aba umugabo, agahagarara abandi bakorera ibyaha agahakana. Nicyo kimenyetso batapirata. Naho ururimi, njya kubwiriza mbuga ngari, abantu baho murabazi bavuga igiswahili, ariko si abakongomani. Umuntu kubera ko abana n'abarokore ushobora kuvuga indimi. Kera twarasenze ishyamba riraka, twasomye amandiko, urumva twavuze indimi, uzi ngo ushushanyije ni ibintu byoroshye. Dutangirira he? Risha totako kabakanga, upfa kutagira umuntu usuhuza mushumba ngo amavuta yawe batayamenya. Atole sonewe. Hariho n'abantu ubona akubwira ngo mfite amavuta menshi yo kudasuhuzanya. Icyerekana umwuka wamanutse mwinshi n'urukundo rwinshi rwo kumva wahobera bene se. Amavuta yihisha, amavuta ajya ahantu, amavuta adasuhuzanya, arimo ikibazo cyo kujijisha. Umuhanuzi ahageze amucira umugani, aramubwira ngo hari umukire n'umukene kanihute, bari baturanye. Umukire yari afite akanyagazi. Umukire abonye abashyitsi, ni ryarari, abonye abashyitsi afata akanyagazi ke akazimanira abashyitsi be. Aramubaza ngo kuri umuntu ukomeye wamuhanisha iki? Dawidi yagiye mu mwuka, ari nk'umurokore gutata amina. Umva muhanuzi, haleluya, uwo muntu agomba gupfa. Ariko Imana ndayikunda. Ntabwo nzi ukuntu Imana ibitureba, ntabwo nzi ukuntu Imana ibitureba abarokore, ntabwo mbizi. Imana ndayikunda, ntabwo igira amanga mutima ashyushye nka yacu. Ari umuntu we yava mu kwihangana akaguhonda urushyi, ntabwo ati va mu kujijisha. Ariko Imana yamurekeye imbabazi. Bibiliya iravuga ngo, aravuga ngo uwo muntu akwiriye gupfa, kandi ibyo yatwaye uwo mukene agomba kubimuriha. Umuhanuzi ngo ahita agira imbaraga, aramubwira ngo umva, uwo muntu ni wowe. Bakundwa bene data, umuntu wa mbere uciriritse ni umuntu waguye akava mu buntu bw'Imana, ariko akaba cyitwara nka kera gifite ubuntu bw'Imana, ntacyo atwaye Satani. Kamvuga uwa kabiri kugira ngo nihute tuze gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuga babiri gusa kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Umuntu wa kabiri udafite icyo atwaye Satani cyane ni umuntu udasenga. Muvuga ngo umuntu udasenga. Umuntu udasenga ntushobora kugira amavuta, ntushobora gusigwa, ntushobora gukora n'imbaraga z'Imana udasenga. Ni ibintu by'impanga. Iyo uri umuhanuzi ukaba umuvugabutumwa, ugahanura, ukaririmba, utegetswe gusenga uko byagenda uko ariko kose. Iyo udasenga uba igikoresho giciriritse, urafinina. Wala mbonye ijambo ryiza, urafinina. Urahanura abantu bakumva urafinina, wabwiriza abantu bakumva urafinina. Babwira icyantangaje, mu bintu bijyanye no gusenga, Satani yakwemera kuguha keya ushakira yose ntusenga. Ariko n'Imana yakwemera gukoresha imbaraga zose ukagira gute? Ugasenga. Ariko mu bintu byantangaje bikantera ubwoba, reka mbibabwize. Ngewe nkunda kugera mu rugo naniwe, nta munsi n'umwe ndarya ndi gusinzira ngo nibigera wenda mu gitondo saa 11 Imana inkangura imbwire ngo Jean Paul wariye nabi, kanguka ibiryo byasigaye ku meza usubire kujya kurya. Hawo. Ariko hari igihe mba naniwe ndi mu bitotsi byinshi, ntumva ijwi rimbwira ngo Jean Paul kanguka usenge. Muzi icyo bivuze? Mu isi y'umwuka amasengesho aruta ibiryo. Imana ishobora kwemera kuburara ukageragezwa no kwicwa n'inzara, ariko Imana ntishobora kugusonera kugusenga. Iyo rero umuntu adasenga arafinina, ahinduka igikoresho gifinina. Kandi mu murimo w'Imana tubamo biranakuvuna, bisaba kushyiramo utuntu tw'udukoryo, bisaba kushoramo imbaraga nyinshi ziri mekanike, uravunika. Iyo umuntu adasenga
ahinduka ikibuga abadayimoni bakiniramo bahaza. Mbigisha akantu mutari muzi mu bintu Satani agira, mu ndebe hano mwese, agira utuntu dutatu twambabaje. Agira agasuzuguro, agasomborotso n'akanyaro. Satani iyo umuhaye saro afata icyumba cya stoke. Iyo umuhaye stoke agusanga mu cyumba hurara. Iyo uhamuhaye arara akuraza uhagaze. Iyo ubyemeye agusohoramo. Iyo ubyemeye akujyana ku musozi, yarangiza akakubakaho ubuhamya bubi. Iyo ubyemeye akwambika ubusa ukazajya ugenda. Iyo rero ushaka kubaho muri iyi si, ugomba guhaguruka ukarwana, ugomba guhaguruka ugasenga. Ni nayo mpamvu muri iri teraniro ringana gutya nta mubyeyi, nta mugabo, nta musore, nta mukobwa, nta rwego rw'amavuta umuntu asonewe gusenga. Dutegetswe gusenga ubudasiba. Yesu ashimwe. Haleluya torero. Utegetswe gusenga kandi ugasenga ubudasiba. Hari umuntu umwe yavuze ngo iyo umuntu adasenga abatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Umuntu Imana itumira mu masengesho ntazi abatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Ndabingingira ngo abantu mwatangiye imyigaragambyo muyivemo mu izina rya Yesu. Iyo umuntu adasenga akanga gusenga abatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Imana imfashe muze kubyumva mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ijambo rya kabiri, Samusoni Imana yafukuye amariba anywa amazi. Kandi cyantunguye kuri aya mariba y'amazi ntabwo ari y'amazi umuntu anywa ngo ye kumumara inyota, ahubwo yarayanyweye. Harimo ijambo rivuga ngo nuko arahembuka umutima usubira mu nda. Imana ifite ibintu byaduhembura. Iyo Imana ishaka guhembura umuntu wayo iraguhembura kweri kweri kugeza umuntu w'Imana ahembutse, kandi umutima ugasubira hehe? Ugasubira mu nda. Mu ndebe hano babwira ibintu bikomeye mfite hano nshaka kubabwira tugasenga. Haleluya, haleluya torero ry'Imana. Bishobora kuba bitabaryoheye ariko Imana yambwiye ngo mbigishe gusubizwamo imbaraga. Kandi mumbabariye mukandeba hano, ndashaka kubabwira ko Imana iri mu kazi. Imana irahari mu mbaraga zayo zose. Nta kindi cyayizanye no kugira ngo dusubize mu imbaraga. No kugira ngo dusubize mu imbaraga. Haleluya, haleluya. Kubera iki dukeneye gusubizwamo imbaraga? Kubera iki dukeneye gusubizwamo imbaraga? Ndifuza ko wandika ibi bintu bitatu abari kwandika. Icya mbere nuko mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruko kizabukuru kibamo. Mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruko kizabukuru kigize gute. Ubu muri mwebwe hari abantu bazashyira muri pansiyo. No mu mirimo y'idini itandukanye nsigaye mbona bashyira muri pansiyo. Bakamwandikira urwandiko bati dushingiye ku ndangamuntu yawe n'ukunguku bimeze ushyizwe mu kiruko kizabukuru. Ariko mu bijyanye n'intambara yo kwizera nta kiruko kizabukuru kigihari. Iyo umuntu arya, iyo umuntu agishoboye gukora, utegetswe kurwana. Ni nayo mpamvu umuntu akeneye gusubizwamo imbaraga bya buri munsi. Akeneye kwiginga Imana ngo Mana nkeneye gusubizwamo imbaraga buri munsi, kubera ko mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruko kizabukuru kihaba. Ako nakambere mukandika, simbasomera ibyanditswe byinshi. Icya kabiri cyanteye ubwoba, narakimenye ngira ubwoba. Mu rugendo rujya mu ijuru iyo umuntu akomeretse, murebe hano, ufata urugero urakomeretse, ukomerekeye muri korari, ukomerekeye mu muhabwaro, ukomerekeye mu buzima busanzwe. Iyo umuntu akomeretse kweri kweri nta wemerewe gusubira inyuma ngo ajye kwivuza. Muranyumvise? Kubera iki? Imiti tuvura ntiba aho twakomerekeye, nta nubwo iba inyuma aho tuvuye, iba imbere aho tujya. Utegetswe gukomeza ucumbagira. Ubu hari abantu mwazindutse muri korari mucumbagira, mwakoze kuza. Iyo ukomerekeye mu rugo ntabwo uvuga ngo mivuyemo ngo ubu ngiye kubivamo. Utegetswe gukomeza ugira gute? Nanjye Mana nzajya ngukorera. Kandi ibintu byantunguye, mu rugendo rujya mu ijuru nta ambulance ibamo. Iyo ukomerekeye iwawe uravuga uti reka mbyukema. Warakariye Imana uvuga uti Imana uzaza ryari? Ariko aho nahereye nsenga uzaza ryari? Umwuka akakubwira ngo komeza imbere. Komeza he?
nta nubwo wakuzanira ambulance ngo bakubwire ngo bagutware, kuko imiti tuvura ntiba inyuma aho tuva, iri imbere aho tugize gute. Usabwa gukomeza, erega usabwa gukomeza. Niyo mpamvu ukeneye gusubizwamo imbaraga. Mu bindi bintu byanteye ubwoba, ngira ubwoba iyo dukijijwe abakozi b'Imana, ntabwo Imana idushyira mu byiciro bimwe by'ubuzima. Hari ukizwa agakena, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari ukizwa agakira, hari n'ukizwa akaba umuherwe. Kandi muri uyu mujyi, wenda mwebwe ntimubizi kambibabwire, hari amavuta y'uburyo butatu yemewe muri uyu mujyi. Iyo utayafite uvuga make. Amavuta ya mbere yemewe muri uyu mujyi ni ukuba ufite agafaranga. Niyo wimutse ufite agafaranga, ntabwo urepeta nk'uko abandi barepeta muri uyu mujyi. Mushumba Ranzi na Teofile mu bantu babana n'amakorari y'ibigugu hano muri uyu mujyi. Ho uko bakwakira urepetera kwa perezida unywa na ji ya korari, kuko washatse amafaranga abandi basinziriye. Ese muranyumvise? Hari n'abantu barepetesha muri uyu mujyi, akarepeta akamara imyaka 4, bamubwira bati tuzakwakira, none runaka twazanye, runaka ni runaka nawe uruyowe. Imyaka 4 yarangira ukibwiriza icyo bakubwiye ukigendera. Urepeta imyaka 4 mu rugendo rujya mu ijuru. Ntabwo duhita tugira icyiciro kimwe cy'ubuzima. Ubu hari abantu bari kugeragezwa hano, bari guhuhwa n'umuyaga, imvura iri kunyagirira muri aya materaniro batose. Hari abandi banezerewe, Imana yaremye amashimwe, muvuge ngo ni imvange. Ayo ni amavuta ya mbere yemerwa muri uyu mujyi. Amavuta ya kabiri yemewe no kuba ufite ijwi, udafinina, ufite ijwi atari nk'iri ryanjye rimara iminsi n'iminsi rivuga, ku buryo ririmba umuntu ufite umujinya agaseka. Nabwo nturepeta igihe kinini, unaririmba no mu makorari menshi muri uyu mujyi. Iyo ufite ijwi ryawe, yewe ntago mubizi, i Nyarugenge twagiraga umuntu yararirimbaga Mushumba, nayoboye amaterano ari ku cyumweru araririmba, ariko yagiraga amafuti. Hari umwarimu ndabizi Mushumba aramuzi, iyo yakoraga amafuti yarambwiraga ati Jean Paul umuntu arangerageza agira ibyaha, ati kandi hari n'igihe mubona agiye kwikorera haruguru y'iwanjye, ariko yaza mu rusengero yaririmba, twahitaga tumuha imbabazi. Baravuga ati Imana ikweze, Imana ikunyugunyusa kugira ngo uryoherwe n'amavuta afite. Yararirimbaga, yatereraga muri soprano agasoreza muri baritone agafunga. Baravuga ati abandi barafinina. Iyo afite muri uyu mujyi rero nturepeta cyane. Ayo ni amavuta agize gute yemewe. Amavuta ya gatatu aranakomeye, ni ukubareberayo. Kubureberayo abanyamujyi. Abanyamujyi mwabonye bafite ibibazo byinshi, baburiye icyerekezo. Iyo ubareberayo ntabwo baguha ku gakombe gato ka Nyirabudunyuri, baguha ku kinini. Niyo bagiye kukwakira bakujyana hejuru muri etaje, kuko amavuta yawe nyine ubareberayo. Ni nayo mpamvu hateye n'umwuka mubi wo kubareberayo nabi, abantu basigaye babicuruza. Kuko buriya hari icyo bita kubareberayo, hari n'icyo bita kugenekereza. Umuntu wamenyereye abarokore yagenekereza. Urebye ababyeyi ntawe ndi butunga urutoki, ariko abenshi bafite ibiryo mu matama. Ni bake badafite ibiryo mu matama. Ubu rero ugiye kubahanurira ntiwavuga ngo Imana iguhaye ibirayi, wasanga yaranabihaze n'inzoka yarabihaze. Iyo ugenekereje uramubwira ati Imana iguhaye uruganda i Dubai, Imana ikuzanye mu mujyi wa Kigali, ukamuteresha haleluya 7 zikurikirana, kandi muzitera mwihuse, akaba arakuriye. Ubwira ati zanaho 50 kugira ngo usengere sengesho rigutumbagiza, riguhuza n'iki Imana yavuze, mugahita muyariha mukayatanga. Kubera ko abantu badashaka gusenga, murankurikiye, bazanywa ibirohwa. Bazanywa iki? Iyo utirebera y'abandi bakakurebera y'unywa ibirohwa. Isaba abantu bari kunyumvara ko mana mundeba nabi. Nimuhumure rwose, ntabwo ntinda ndi hafi gusoza. Muri uyu mugirere iyo bareberayo nayo nandi mavuta. Mundebe hano rero ngaruke mbabwira icyo nashaka kubabwira. Nta mavuta y'ijwi ugira, nta gafaranga ugira, nta nubwo ugira gute ubareberayo. Uragira ngo bakwemeremo ibiki? Niyo mpamvu bashobora gutegura anniversaire ntibagutumire. Baranyanga kandi twembi turi abagenzi. Mundebe hano mbabwira ihame rikomeye. Gukundana ni itegeko ry'Imana, ariko kubana ni amahitamo.
kandi buri cyiciro cy'ubuzima kigushyikiriza inshuti mu bantu. Hari igihe arajya akora kandi umuntu afite amatiku, muri korari turaririmbana ariko sha bajya batumirana bakicarira n'amaso, ni icyiciro barimo. Nta jwi ugira urabizi, uririmba inyuma aho birukana abadayimoni. Kandi naho ni heza, uretse ibyo ngibyo isi yashyizeho by'amavuta y'isi. Turi kumwe? Nta n'agafaranga ufite ngo wenda uzajya uhagarara. Kandi umuntu ufite amafaranga burya niyo waba utarize, ugira gutya bakagira ngo uzi Icyongereza. Kaso na anyway birizana, sibyo? Kandi umuntu ufite amafaranga menshi, narabibonye, ni ibintu byizana, ntabwo avuga amagambo menshi. Uri impamvu utanga ibisobanuro cyane muri korari, uti rero byagenze gutya, nta kantu. Iyo ufite amafaranga uragira ngo utanga ibisobanuro byinshi, utangira kuvuga bakaba barabyumva ko twakumvise mukozi w'Imana. Ibyo bintu mbabwiye utabifite, ntusubizwamo imbaraga, urugendo rurakunanira, umurimo w'Imana uwuvamo. Turi mu kinyejana kibi aho n'umuntu ashobora kuza gushima agasiga n'abiraseho. Wenda mwebwe muri Ngororero ntibibamo kubera ko mufite umupasiteri ukuze, ariko muri uyu mujyi birahaba. Hari umuntu uzagusima haleluya amen, kandi koko ukabona yahaze pe, akagira ati sorry mumpera Imana icyubahiro. Niba mutarabarozi muyimpera icyubahiro. Wowe inzara irimo irakurira muri zeru. Satani ni umuhanga, ahita kwegera iyo utasubijwemo imbaraga, akakubwira ati igihe umaranye na Yesu ntacyo cyakumariye. Reba ukuntu uri zeru, uri zezenge, uri nta kigenda, uzapfa nabi. Umuntu w'Imana akarira ntawe umurijije. Murankurikiye? Murankurikiye bene data? Dukeneye gusubizwamo imbaraga. Iri teraniro Imana iduhaye inkunga y'imbaraga, yabitugiriye neza. Yewe ndi mu bantu batakigira amatika, ariko nigeze kuyagira yo mu mutima. Twahuraga n'abantu twabanye kera ngo sorry Jean Paul, ngo siko twagize ibirori ntagutumiye. Ntabwo umuntu ureba nimero ya mbere umwibagirwa, aba nta gaciro afite. Nimukajya mubwira abantu ngo sorry narakwibagiwe, nimukajya mubibabwira ngo sorry nagize gute. Umuntu nakubwira ngo sorry narakwibagiwe, uzamenye ko n'ubundi akwanditse kuri liste yabo yibagiwe. Iyo rero udafite imbaraga ngo ukomere, birangira usubiye inyuma, ubivamo, birakugora. Kuko abantu bafite ibyo bashingiraho, bafite ibyo barebaho, birakugora pe, birakugora. Imana ikwiye kudusubizamo imbaraga. Yesu ashimwe, haleluya. Kamvuga ikintu mutari bukunde, ndabizi ko mutagikunda, ni nacyo cyanyuma mvuga tugasenga. Mu rugendo rujya mu ijuru kugeragezwa ni ibyangombwa. Mu Cyongereza baravuga ngo ni priority. Mu bintu byangombwa biba mu rugendo rujya mu ijuru, kugeragezwa ni ibyangombwa. Bibiliya iravuga ngo kuko kugeragezwa kwacu kw'igihayiwayi kwiyongeranya kugabanuka. Ndabizi mufite amasezerano, kandi kubera ko twavukiye n'ahantu habi, twavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, ahantu haba malaria, tifoyide, ababyeyi bavuga nabi, ahantu tutigeze turya ngo duhage. Dukeneye nyine utuntu twiza Imana itubwire. Imana ikubwiye ngo nzaguhinza mu mujyi wa Kigali, nukurutera haleluya. Akira amasari Imana we, akira amasari. Ariko mundebe hano, buri rwego rushya rugira umudayimoni mushya. Abashatse muri hano simbizi niba gushaka ko arajyanye ibigeragezo byose, kubyara kwajyanye ibigeragezo byose. Imana ntabwo yashatse guhindura isi paradizo, kimwe iragikemura igasigaho ikindi kikwibutsa ngo inaha si iwanyu. Rero kugeragezwa mu rugendo rujya mu ijuru ni ibyangombwa. N'umuntu uzabigisha ngo ibigeragezo bizavaho burundu, azaba kubeshye. Icyo bizaba atari ubutumwa bwiza, bizaba ari ikindi. Kugeragezwa ni ibyangombwa. Yesu ashimwe, haleluya 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 haleluya. Kugira ngo nsoze, mundebe hano babwire ingaruka zankomereye. Iyo umuntu yashiriwe agakomeza kwitwara nk'umunyembaraga, bigira ingaruka. Kandi bibaho ko umuntu ashirirwa imbaraga zikagushiramo, kuko isi yubatse mu buryo itumaramo imbaraga. Aho dutuye, aho dukorera,
ubuzima bw'urugo, imibereho ubayemo byubatse mu buryo bitumaramo imbaraga. Iyo umuntu rero yasiriwe akitwara nk'ugifite imbaraga, habamo ibibazo bikomeye cyane. Ndashaka kubaha urugero rw'umugabo umwe witwa Eliya, nawe nsorezaho tugasenga. Eliya ku musozi w'i Karumeli yari afite ibihe bikomeye, ahamagara Imana mu isengesho ry'amasegonda 57. Umuriro uramanuka utwika igitambo, utwika umucanga, utwika ibintu byose byari biraho. Muri Isirayeli bari bamaze imyaka 22 batavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Abagabo barapfukama baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Arangije asimbukira abahanuzi ba Bayali na Shera 850 arabica. Amaze kubica akora ikosa, ntiyamenya ko imbaraga zashize. Bibiliya iravuga ngo aho kuguma ku musozi abwira Imana ngo nyongeramo imbaraga zashize, atahana na Ahabu i Yezereli, ntabwo ari Yezebeli, i Yezereli. Ngo bageze yararyama, ariko aryamye imbaraga zagize gute? Naratunguwe. Ngo agiye kumva yumva mu gitondo kare kare abantu bari gukomanga. Turashaka Eliya, ashigukira hejuru nk'umuntu wananiwe kandi imbaraga zaramushiranye. Turashaka Eliya, barangije kumubwira ko bashaka Eliya, barangije bamubwira ngo umva ukuntu adutumye. Inde? Yezebeli. Aravuze ngo ibintu wakoze, abahanuzi wishe, natakwica Imana ze zibimuhore ndetse bikabisha. Murumva ukuntu yamubwiye? Mbabwira icyambabaje, Eliya yatinya amagambo kandi yarigeze gutinyuka guhagarara imbere y'umwami. Iyi imbaraga zashiranye umuntu atinya ibigeragezo birutwa n'ibyo yigeze kurwana nabyo. Umuntu agira ubwoba bw'amagambo kandi yarigeze gufata intare n'idubu. Iyi imbaraga zashize umuntu agira ubwoba bw'amagambo, baravuga ngo iki, barandeba ngo iki, ubuzima bwe bugira ubwoba bw'amagambo. Yarigeze kurwana n'intare, ngo arangije agira ubwoba arahunga, afata icyemezo cy'abanyabwoba arahunga. Amaze guhunga ngo asanga ajya mu nsiti cy'umurotemu, atangira gusenga amasengesho arimo amatiko. Mu ndebe hano, ngiye gusoza bene data, ngiye gusoza. Asenga amasengesho arimo amatiko kubera gushirirwa. Mu zisengesho yasenze yaravuze ngo Mana, icyabimara nuko napfa, sindusha abasogokuruza iki, sindusha abasogokuruza ubwiza. Ngo arasenga, ariko Imana kuko izi ubukene bwacu ibona ikintu gituma Eliya asenga amasengesho y'amatiku, nuko yashiriwe. Yohereza marayika iramubwira ngo mujyanire umutsima n'agacuma k'amazi, umuhembure kugeza ahembutse. Ndashimira Imana ko ifite imbaraga zo kuduhembura kugeza duhembutse. Iri teraniro dukeneye guhemburwa, kandi mu ijuru bafite imbaraga zo kuduhembura kugeza duhembutse. Undi abantu babwira icyantunguye, Eliya yari yanegekaye, umurimo wari wamunegekaje ku rwego bamuhembuye bwa mbere. Reba mu ijuru bamuhembuye bwa mbere, ntiyahembuka, arongera arasinzira. Yari yanegekaye. Mwari muzi ko isi tunegekaza, ubukobwa buranegekaza. Umukobwa afite imyaka 21 ari mu myaka bita amativi, baravuga mu kinyarwanda ngo wambonye. Iyo agenda ashobora no kugura imyenda mishya akaza yakerewe ngo mumurebe, ariko yagize 35 agira ikinyabupfura atahawe n'ababyeyi. Imyaka iranegekaza. Umuntu w'umugabo muri uyu mujyi umaze imyaka 15 akora nta kintu yinjiza, akaba agikodesha. Murabizi ko turi kwegera ku mpera z'ukwezi ko kwishyura. Uyu munsi boss akaba atangiye kumwohereza utumesaje. Gukodesha biranegekaza. Muranyumvise? Abayobozi muri hano murabizi turi mu gihe kuyobora intama bigoye. Intama zose zirashaka kwitwara zitya, hari izishaka kujya iburyo, hari izishaka kujya ibumoso. Kuyobora biranegekaza. Yesu ashimwe. Mbabwira ikindi gikomera, gutegereza amasezerano y'Imana nabyo biranegekaza. Reba nawe gusenga ukajya wibwira uti Imana, basi bumpaye umuceri ndya mpage, iby'amazu wavuze no kuzarira abana b'imfubyi uzabizana inyuma. Ikakubwira ngo mwana wanjye humura ndabizanye, ugataha ukaburara. Kandi Imana ntigira ubwoba bwo gufata ubutunzi
ngibubike mu nkweto yacitse aho umuntu yambara inkweto inywa amazi. Nabonye abantu muri uyu mujyi bagiye baza kubwiriza iwacu bagaseka i Nyarugenge. Hari umuntu uherutse kuza kubwiriza, ntabwo nzi umuntu wari wamutumiye, araza ahageze aza afite umukungugu wose, kandi dusiye duterana turi 5,000 kwa gatatu. Ahagaze imbere yari yambaye na karuvati yayindi nini, murabizi kutunguta ari two tugezweho. N'ingororero ni mu mujyi, ntimugira ngo ingororero mu cyaro, ni mu mujyi hari. We yero yaje yambaye cya gikaruvati kinini cya kera, ngo ahagarara imbere ya Nyarugenge, yamaze iminota 20 yisobanura, bahita bamwambura ijambo atarabwiriza. Ndababara agahinda karanyica, kandi naramwumvaga mu isi y'umwuka nkumva afite ibintu. Yatangiye kuvuga, ndavuga nti ngiye kurya. We urabizi ko umwuka urakururana. Avuze nti maze iminsi mbwiriza ubu ngiye kurya. Ariko arebye abantu bamureba 5,000 bimureba, bamwe bakamureba bakishima mu mutwe, abandi bakareba kuri iPad, abandi ukabona hamagaye umuntu amureba. Niba byaramuvangiye, aravuga ngo rero Nyarugenge igendwa n'uyizi. Avuga ibintu nk'iminota 20 bamwambura ijambo. Hakurikiraho undi mwene data utari mwiza, yanagize n'intege nke uyu munsi, haramusenya. Aravuga ngo nutigirira icyizere Imana akicayeho. Avuga ati Imana yihe guhamagaye wigirira icyizere, mbese bari wabwirizaho. Kandi abakristo baba bana babi bakajya bamwikira batamina, we barafashwa undi bari batabanze gufashwa. Imana ntigira ubwoba bwo kubika ubutunzi bwabo mu nkweto yacitse, kandi ikajya ivuga ngo turebye mwana wanjye, muvuge ngo biranegeye kaza. Turi kumwe ko ngiye gusoza? Turi kumwe? Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Kuba ukijijwe uri umugore, umugabo wawe adakijijwe, biranegeye kaza. Yatashye akakureba akagura ati ariko nk'ubwo bukaraba, ati ndakureba nkumva isesemi irazamuka gake gake. Umudamu abaho yanegekaye, ariko ni muhumuri, mu ijuru bafite ubushobozi bwo kumpembura ngewe Jean Paul kugeza mpembutse. Eliya nubwo bamuhembuye bwa mbere ntahembuke, ariko kuko Imana yabigambiriye, Bibiliya iravuga ngo marayika aragaruka amuha agacuma k'amazi n'umutsima, ngo amaze kuyanywa yumva imbaraga ziramanutse. Aravuga ngo ye gahunda ihari nuko nkomeza nkagera ku musozi w'Uwiteka. Asubiramo morali, akomeza urugendo. Gahunda ihari nuko tugera ku musozi w'Uwiteka. Gahunda ihari nuko tugera aho twasezeranijwe. Gahunda ihari nuko tugera mu bwami. Imana iduhembure kugeza duhembutse. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Soreza kugira ngo bene data babone n'umwanya wo kuririmba.